Mwiriwe neza, amazina yanjye bayitumirwa Vanessa, Vizele, Aline n'andi menshi agiye atandukanye. So mbere ko film ikomeza haragatangazo twifuje kubagezaho. Nk'ibisanzwe murabizi ko ari mwe dukorera, ni mwebwe mutugize. So mbere ko nkavugaho ndashaka kubasaba twirinde corona, murabizi ko ni icyorezo cyaduteye mu isi hose. Twakirinda rero dukaraba neza amazi meza cyane n'isabune cyangwa se tugakaraba iyarko. Mureba hano irafasha cyane, nago isaba amazi yo uyishyiraho gutya, ni ibintu byoroshye cyane, ugakaraba nk'isanzwe no mu hagati mu ntoki. So cyo nashaka kubabwira, dufite channel cyakira udufilme twiza twanyura amaso yanyu. Ni channel bita The Same Bright TV 250. So wayigeraho ugakora subscribe, ukareba filme nziza bita ikibatsi cy'urukundo. Ni filme nziza cyane, ikoze neza kandi ibintu byinshi byagufasha mu buzima. So no gukora subscribe, share, muri make ni nziza cyane, twakifuza ko mwayireba. Kandi sinzi impamvu binakubabaza, sinzi impamvu witunaraka. Waragiye wowe n'umugabo wawe murapanga urumva? Uyu munsi none ntayo mfite wihangara. Sechiwi we Shashawe kandi abizi ko mbere bajyaga baza aho ngaho. Yajyaga akunda kuhaza bagakora ibyabo barangiza. None natangajwe no gusanga ndewo ariho akora, urumva, kandi n'ubundi ntibabiretse. Noneho birakaze kurushaho. Ngo babeshye boss nyine ngo Deo ngo ni musaza uriya mugore, kandi barabeshya nta hantu namba bihuriye rwose. Sha byahatari ngiye buriya narumiwe. Umva ni inkozi z'amabisha, ugeze no mu kazi ibintu baba barimo, ngiye naranumiwe rwose. Nuko nyine nibyo babamo, baba bakururana. Yewe ikanza ndetse gato bete mupiri igira hano telefone birikise nisibizo ni bro zani yo hano nazo nsibya kira se hari izo nsibyo. Bese ubundi umuntu turi kuvugana hari ubwo umuzi uwo mumaze kuvugana none hari urazisibye? Nazo nsibye rwose njyewe, ntazo nsibye. Zirebemo neza. Telefone uzayibona bikugoye. Igira hano. Bavuganaga nande? Nago umuzi ariko. Gusa mfata umwanya ngiye gutondagura abantu bose tuba ndakubaza bavuganaga nande? Nga kuri simukadi yanjye navuganaga n'umuntu mpamagaye. Umva please, sibyo twubahana. Ni umwana twabanaga mu gipangu umpamagaye. Uguhamagaye? Yego. Ngera umuhamagare. Ongera umuhamagare. Nubaza iki se? Muhamagara wowe ubumushaka. Umva. Ibyo bintu ntago mbikunda. Ntibiye se? Ntabwo ibyo bintu mbikunda. Ibiye nyine. Amagambo wamubwira gurajya ngo sinayumvishe. Anese hari ubwo abazi. Ariko ubundi kankubazi. Ubundi komba mbona sinzi nawe nta namahoro mba. Reka rero mubwire. Ugiye kwitesha amahirwe wari ufite. Yigeze. Sibyo? Ugiye kwitesha amahirwe wari ufite. Nje nawe twavuganye gute? Ibintu twavuganye ni byinshi. Nakumvishe kuva kare amagambo wavugaga. Ubundi ureka nkubaze nje urambaza iki? Urambaza iki? Nje uri mideli. Ahubwo urambaza iki? Mfatira telefone ngo abantu twavuganye. Ntese njene kwanza na boss wampaye akazi ntigeze ambuza kuvugira kuri telefone. Umfata kumvikana hari ikintu uri kwirengagiza. Kihise? Hari ibintu uri kwirengagiza. Wibuke nyine. Ninjye yaguhesheje akazi. Urumva? Nakubwiye ngo si wowe uzi gukora amasuku wenyine hano mu Rwanda. Wibuke amagambo nakubwiye. Sibyo? Nanjye nakubwiye ko ngakoze imyaka 8 ariko urabizi neza mfitemo ubunararibonye. None utangiye ubugambo
ubuhe uretse noneho sibyo ngewe noneho ndabibwira mabuja mubwiye ko watangiye kugira amagambo uribuka ukuntu yabikubujije urabyibuka uribuka ubimubwire se ubundi nkubaza iryo banga ryanyu nzaribika imyaka ingahe ko nsigaye numva ari nandyarya kubera kumpagata telefone umaze kurengwa urabona uhaza akazi ariko nubwo maze kurengwa twumvikane tumubahane ese gufata ikintu ukakibika mu mutima wawe ibyo ngibyo ni isi ariko mu mutima wanjye mu mutima mfite ko ari mutoya mugumya mwongeraho ibindi mwongera cyangwa nibyo na bya bindi by'ejo bundi arya ngo muri biro nabwo ngo murakikiranara se wasubiye mu muhanda ukaba umumotari ukareka uretse mwereke sibyo ibintu biroroshye sibyo mu gitondo apfa kuba atari wowe apfa kuba n'umuntu twari turimo tuganira ese kuba navugaga nawe mu gipangu nibyo byatuma umenyera njyewe ariko ntabwo ari ukukumenyera kandi ibyo kuki uzana uretse mubwire ikizi none se ibyo mvuze bitari byo ni ibihe ahubwo wowe ngaho cishwa aha ngaho ugende telefone yanjye ntayo nguhaye cishwa aha ngaho nyine mba telefone yanjye namenya se ugiye no kuyikoresha ibiki ko nsigaye mbona warabaye umunyamitwe akira ariko buretse ndaza guhangana nawe cishwa aho sigaye yabira kureba gize Sede uri mu biki uri gutekereza iki bigenze gute kiriya gikosi siko nsanze kiri kubwira umuntu ibyacu uravugisha ukuri n'ukuntu amwihanangirije kuri telefone ahubwo telefone nayo mwatse none uramusubije no nimero se byibuze ya uwo yamagana cyahise kiyisiba akudiho urumva abaye wakangaye shobora no kuba baze kuba benshi uriya mukozi ntabwo yaba ari gatumwa tukaba tutabizi ese ubwo umuntu yabwiraga ninde ariko ndumva birantangaje cyane kirambwiye ngo ni umuntu wo mu gipangu ngaho nyumvira mu kw'Imana uzi inshuro namwihanangirije inshuro zirenze ebyiri mwihanangiriza ngeze aho ndamwinginga ati ntazagire wabibwira none ageze aho ahamagara kuri telefone aho se ubundi tiwo turi kwirirwa twitisha umutwe cya kintu tugitunzemo iki twakirukanishije ubundi kikagenda ibyo nanjye nabitekereje ehe ariko twaba dukoze amakosa mabi cyane ayahe makosa se aho uri dutesha umutwe ibibazo utajya kujyana mu gipangu ako sheri wagiye utekereza kabiri urabona wakwirukana umuntu ubitse amabanga yawe nk'ariya gaceceka none ubundi ko ari kuyavuga ariko ntabwo arayabwira bose cyangwa umukozi dukora wabibwirwa n'iki nose umuntu ahamagaye niba watarabibwira bose ubyo n'iki ko umuntu ashobora guhamagara bose ntayimubwire ahubwo uretse mubwire sibyo ikigaragara njye kiramenyera kubera ko twabanye mu gipangu wowe shaka umwanya urumva ugenda umukanya kamubwiye ati ngende ndumva nta mwanya mfite kongera kuvugana naramukanze bihagije naramwihanangirije bihagije narenze ko atakongera gutinyuka mva anabitekereza ku ikintu avuga none ubwo ahamagaye kuri telefone abivuga njyewe ibyo ngibyo kumbwira ngo kubivuga ni iki tumva ye twafata umwanzuro wo kumwirukana oya icyo kintu wagiye nyuma reka mushakire ikosa mbwira umugabo wanjye mwirukana ariko ikintu kimwe nta nawe murantega amatwi muramubwira ubitsemo iki
Habine. 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 Sina n'ubwo mwitaba nazi. Abantu bagiye bari hariya bagiye ntabwo mbizi nuzi n'uko abantu bashobora kwifata bakagenda bagasiga hariya harangaye nta muntu n'umwe uhari niko muhasanze nanjye none se bari bari kuva ryari bahahoze ariko nasohotse hanze ngarutse nsanga hararangaye nta muntu uhari bisobanura ntabwo uzi igihe bagendeye ntacyo nzi mu rufunguzo rwa hano ntabwo njya ngira urufunguzo rwa hano rwose ntabwo njya ngira harya n'indi rugira rugira mabusha ntabwo byumvikana ni gute abantu babiri bagenda bagasiga ahantu harangaye kuriya n'urugi rutanakinze ubu batwinjirana twamubona nuse wowe ndi no kumuhamagara agakupa telefone nimero ya Deo ntabwo iriho ni ikihe kibazo kweli nasanze yarangaye ngerageza kubahamagara bose nanjye nta n'umwe nigeze mfatisha kuri telefone kandi sinzi kabisa aho bari mbariza shanira wumve ko yabaza ahantu baherereye cyangwa mubaze niba afite urufunguzo rwa hano genda mumbarize uzumbwire nta nubwo se aho bari ntabwo ntazi aho bari aho serivisi none mbese n'undi muntu wageze aza hano nta wundi nabona shakisha hirya hose urebe ko muri rufunguzo
ndibaza turavamo hano gute? Ibyo byose biri hafi tu. Kandi twari mu masaha yo gutaha. twari byinshi turafashwe Sechiwi we waramemuchi